So be there.
shima kwimiruho yanjye yose yanyegereje umusaraba muri byose amahoro wangabiye anyuku ibyiringiro murava kumbabarira sezerano dufitanye isunika hera kubirenge bye dushima kwimiruho yanjye yose yanyegereje umusaraba muri byose amahoro wangabiye anyuku ibyiringiro umurava kumbabarira sezerano dufitanye isunika hera kubirenge bye bisha imundi yishi agati zake kamuya abi ukodusha kumetera amaso yanjye yamuka asirikira kubi ejatiwe numva amagambo angomeza mutima wacu yamukunda mutima wanjye uramukunda muri byose amahoro wangabiye anyuku ibyiringiro umurava kumbabarira sezerano dufitanye isunika hera kubirenge bye shima kwimiruho yanjye yose yanyegereje umusaraba muri byose amahoro wangabiye anyuku ibyiringiro umurava kumbabarira sezerano dufitanye isunika hera kubirenge bye zaririmbisha zaririmbisha imu
byiwe numva amagambo agomeza umutima wacu uramukunda umutima wacu uramukunda mutima wacu uramukunda mutima wacu uramukunda mutima yo wacu uramukunda mutima wacu uramukunda
nk'iyugama Imana ishubahe Sokimara inyota Sokimara inyota sokidakama hahirwa umuntu wakumenye Sokimara inyota Sokimara inyota sokidakama hahirwa umuntu wakumenye Yesu hahirwa umuntu wakumenye Duhe Imana ishubahe turanezerewe cyane wase mwisi ntibakwemera bagutera utwatsi barahakana ariko cyari igihe babivuze waraje ukora icyo wagombaga gukora twari kure y'amasezerano umwanzi atwishima hejuru badata turarya tugasigaza umwazaganye Imana ishubahe Imwe kabiri gatatu Imwe kabiri gatatu Imana ibaho umugisha umwanya w'amashimwe urarangiye ufite ituro ry'ishimwe aze kuritura Zamura cyane haleluya Reka Edi mwongere musubiremo agatero kamwe kavuga ngo iturinda buri munsi hagire n'undi ufata mikoro dusubiremo nka kabiri uvuge ngo iturinda buri munsi turaryama twiziguye kubera Kristo Yesu mwongere mukanshishirizeho gatoya uturinda buri munsi ibitero bya satani uri umurengezi wacu muri gihome cyacu turaryama twiziguye kutubera amaso uri mu ruhande rwacu ntituzatinya namba turaryama twiziguye kutubera amaso uri mu ruhande rwacu ntituzatinya namba uturinda buri munsi ibitero bya satani uri murengezi wacu uri gihome cyacu turaryama twiziguye kuko tubera amaso uri mu ruhande rwacu ntituzatinya namba komera Imana amashyi menshi niba uri muri Yesu haleluya 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 ngo muri Yesu niho dukura amahoro yuzuye aho abandi bayaburiye yuri muri Yesu urayabona haleluya 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 ibisakuza byabaye byinshi iyo turi muri Yesu tugira amahoro iyo turi muri Yesu dutungishwa na Yesu iyo turi muri Yesu Yesu aguhereza amahoro yo mu mutima nyamara aho utakayabonye haleluya haleluya yanangazwa cyane n'abantu muri iyi minsi ukabona umuntu kubera ko yabuze akazi cyangwa se kubera ko nta bavandimwe afite cyangwa se kubera ko yahuye n'ikintu kimubabaza cyane agahita afata umwanzuro wo kugira ngo yiyahure nuko atari muri Yesu. Muri Yesu turaryama tukizigura nyamara hari ibibazo. Muri Yesu turasinzira nyamara ibyakatubujije ibitotsi bihari. Haleluya. Wambwira uwo muntu mwegeranye ngo guma muri Yesu. Byose biri muri Yesu ibyo dusaba byose. Yego. Haleluya. Haleluya. Ubuzima buri muri Yesu. Amahoro ari muri Yesu. Ntawabaye muri Yesu ngakorwe n'isoni.
ntawagendanye na Yesu ngo amware. Haleluya. Ntawagendanye na Yesu muri ubu buzima ngo hanze ahangaha isi mwotereka da. Iyo turi muri Yesu turakomera. Iyo turi muri Yesu, Yesu aduha amahoro. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Uyu munsi w'icyumweru nkwifurije kuguma muri Yesu. Haleluya. Kandi ukabihagararamo neza. Haleluya. Ntacyo uzaburana umwami wawe. Asifiwe. Ntacyo, nta na kimwe. Nta na kimwe. Yesu yaravuze ngo abwira Abisirayeli, arababwiye ati ni ukuri nubwo nemeye ko mujya mu butayu, nubwo nemeye ko muca muri izi nzira, ariko isezerano ryanjye rizagendana namwe. Nimuca mu mazi ntazabatembana, nimuca no mu muriro ntimuzashya. Haleluya. Haleluya. Iyo turi muri Yesu dushobora guca mu muriro ariko ntitujya dukongoka. Haleluya. Haleluya. Iyo turi muri Yesu hari ibyakadutembanye, ariko umwami wacu Yesu akavuga ngo uri muri nge azaba amahoro masa. Haleluya. Haleluya. Uri muri Yesu azagira umudendezo. Uri muri Yesu azagira amahoro. Hari igihe bishoboka kuba ushobora kuba wakambara umwenda umwe kuva ku wa mbere kugera ku wundi wa mbere, ariko uri muri Yesu waza mu nzu y'Imana ukuzura mwuka wera. Haleluya. Haleluya. Ukaba ufite urukweto rumwe narwo rwacitse, ukabyina ukavuga ati nimbyina ruracika burundu, ukarusiga hariya, ariko ukaba kubera kuri kumwe na Yesu kumva wuzuye mwuka wera. Haleluya. Haleluya. Yesu yazazana izindi nkweto agasanga urimo neza. Yesu nashimwe. Amen. Ongera mumbwire ngo nkwifurije kuguma muri Yesu. Ibindi bigusakuriza ubyigizeyo, ibindi bikumena amatwi ubyigizeyo. Yesu arashoboye. Navuga rimwe birijyana. Haleluya. Haleluya. Nategeka akavuga ati mvira ku mwana wanjye birisohora. Icyangombwa ni ukwinjira muri Yesu. Haleluya. Haleluya. Reka dukomere abaririmbye amashyi menshi. Iyo ndirimbo inkoze ku mutima, numva iranejeje cyane ngo turaryama tukizigura kuko Yesu atubereye maso. Haleluya. Ndabashimiye kubwo mwaje mu mvura. Yesu abaho umugisha mwinshi. Byari byoroshye, imvura yakubye kare, ariko nukuri. Reka twongere twikomera amashyi menshi kubwo guhatana tukaza mu nzu y'Imana, tugaca mu mvura ariko tukaza mu nzu y'Imana. Yesu abaho umugisha. Haleluya. Haleluya. Tugiye kwakira abashyitsi kugira ngo twumve ijambo ry'Imana. Waba uri hano ugeze hano ari ubwa mbere, ukaba uteranye natwe ku cyumweru ari ubwa mbere, haguruka ku maguru yawe tukwakire. Yesu aguha umugisha. Ikibazo kirimo kuko guhoberana biremewe, mubifuriza ikaze mu nzu y'Imana kandi mubahobere museka. Yesu abaha umugisha. Haleluya. Turabishimiye bashyitsi beza, mwicare mugubwe neza, kandi iyo ntebe turayibahaye, kandi Yesu akwishimire mu izina rya Yesu. Usubire mu muhamagaro aho Imana yaguhamagariye, wongere uhasubire mu izina rya Yesu. Haleluya. Twiyegereje abaririmbyi, reka bahaguruke badusuhuze. Worship team, reka mahaguruke mudusuhuze. Yesu abaho umugisha. Rimwe kabiri gatatu. Amen. Yesu abaho umugisha mwinshi. Twiyegereje korali Betelehemu, reka bahaguruke nabo badusuhuze. Rimwe kabiri gatatu. Amen. Amen. Reka tubakomera amashyi menshi. Yesu abaho umugisha mwinshi mu izina rya Yesu. Ariko hari icyifuzo mfite nk'aba perezida wa Betelehemu na perezida wa worship team. Mudutegurire isengesho ry'umunsi umwe dusenge turi kumwe nk'abaririmbyi. Aya masengesho y'iminsi 40 atararangira, sibyo? Kugira ngo mwuka wera tuzayasoze turi mu mavuta nk'abaririmbyi duhagaze neza. Mubivuganeho nk'abaperezida, mudutegurire nyaboneka duhure, nanjye nzaba mpari, dusenge, duhamagara Imana. Hari ibintu Imana ishaka kugira ngo ihindure. Haleluya. Ubundi iyo twasenze nk'abakozi b'Imana, hari igihe tubwira Imana twebwira ngo Mana
turakuririmbira duseka ariko hari igihanda dufite n'ubundi ku mitima yacu tugahura tukaririra Imana ubundi tukacyazana muri urugendo hasigaye Yesu ibindi akabyikorera mu izina rya Yesu. Mwihangane muyadutegurire iyi minsi 40 itararangira dusenge twajya ku musozi twajya he duhamagara Imana sibyo perezida. Yesu abaho umugisha mwinshi. Twiyegereje abayobozi b'abagabo ndetse n'abayobozi b'abadamu bagize icyiciro cy'abadamu, reka muhaguruke mudusuhuze. Yesu abaho umugisha. Ndetse n'urubyiruko abagize komite zose z'ibyo byiciro muhaguruke mudusuhuze mu izina rya Yesu. 1 2 3 amen amen amen. Reka tubakomera amashyi menshi. Yesu abaho umugisha mwinshi cyane. Haleluya. Twiyegereje na Rubeni umuyobozi wa gahunda nawe nahaguruka dusuhuze mu izina rya Yesu. Amen. Twiyegeze ndetse n'umusemuzi wa pastor nawe nahaguruka dusuhuze mu izina rya Yesu. Yesu amuha umugisha. Amen. Twiyegereje abadiyakoni n'aba protokole reka dusuhuze. Yesu abaho umugisha. 1 2 3 amen. Yesu abaho umugisha mwinshi. Reka dukomere Imana amashyi menshi kubw'uko mwaje mu nzu y'Imana. Twiyegereje umubyeyi wacu ari we papa nawe nahaguruka dusuhuze n'umukozi w'Imana, kandi ndashimira Imana yuko Yesu arimo agenda mukiza n'ukuri n'ibitangaza. Reka dusuhuze mu izina rya Yesu. Amen. Yesu abaho umugisha mwinshi. Twiyegereje ndetse n'umushumba wacu nawe narambura ibiganza dusuhuze. Yesu amuha umugisha. Amen amen amen. Haleluya haleluya. Twiyegereje abakristo muri rusange. Uzukuru umukristo wa Bethlehem, haguruka ku maguru yawe dutere haleluya kuko Uwiteka yatubashije kuza mu nzu y'Imana kuri uyu munsi w'icyumweru. Uri umukristo wa Bethlehem, ushimire Imana yibwire ngo Mana ndagushimiye ko n'uyu munsi w'icyumweru nabashije kugera mu nzu yawe. 1 2 3 amen. Twongere 1 2 3 amen. Reka dukomere Imana amashyi menshi amashyi menshi mu izina rya Yesu. Haza ijambo ry'Imana ariko itangazo rya mbere nyaboneka niba utarabatizwa cyangwa se ufite umuntu utarabatizwa uze wiyandikishe kuko batangiye kwiga, kuko kuri Pasika dufite umubatizo. Mwihangane mwiyandikishe. Reka Ruben ahaguruke, wenda hari abatamuzi mumwegere. Waba ufite umuntu utabatije wifuza kubatizwa cyangwa uri hano utabatije batangiye kwiga mubegere kuko kuri Pasika tuzabatiza. Yesu abaho umugisha mwinshi. Haleluya haleluya. Uyu munsi ngo ni umunsi w'icyumweru, ni umunsi w'icyumweru wo kugarurwa icyubahiro cyacu. Yesu nashimwe. Kandi turi mu masengesho y'iminsi 40 yo gukurwa mu mwambaro. Mwambaro w'iki? Mwambaro w'iki? Turi mu minsi 40 yo gukurwaho umwambaro w'iki? Turashimira Imana rero ko muri uwo minsi 40 turimo yo gukurwaho umwambaro w'igisuzuguriro, Imana yahisemo ko uyu munsi w'icyumweru ari umunsi wo kongera kugarurwa icyubahiro cyacu. Hari aho uzi icyubahiro cyawe cyatakariye, hari aho harahari, ariko uyu munsi Yesu yatwemereye yuko ari ukugarurwa icyubahiro cyacu. Yesu nashimwe. Yesu abaho umugisha. Rero reka dukomere Imana amashyi menshi twakira umushumba tugezeho ijambo ry'Imana. Turaza gutura nyuma y'ijambo, Yesu abaho umugisha mwinshi cyane. Amen. Sing together as we stand up. We are going to sing together as we stand up. Turaririmbana umuririmbyi wa 45 igitero cyaho cya 4. We are going to sing hymn 45.
and the 4th stanza. igitero kivuga ngo tuzaba ibihumbi turamya umukiza. It says that we'll be thousands as we praise the Lord. Reka twumve umucuranzi ashyiramo neza. Let's open our Bibles. Turasoma mu migani. We are going to read Proverbs. Turasoma imigani 22 n'umurongo wa 29. Proverbs 24 verse 29. Imigani 22 umurongo wa 29. Proverbs 22 verse 29. Haranditswe ngo hari umuntu w'umunyamwete mu byo akora ubonye. Bibiliya avuga ngo bene uwo azaba imbere ku mwami ntazakorera ababugufi cyangwa se abagufi. Reka nongere nsubiremo neza. Hari umuntu w'umunyamwete mu byo akora ubonye. Hari umuntu w'umunyamwete mu byo akora ubonye. Ni imigani 22 umurongo wa 29. Chapitre 22 umurongo wa 29. Hari umuntu w'umunyamwete mu byo akora ubonye. Bene uwo azaba imbere ku mwami ntazakorera abagufi. Let's read Proverbs 22. It's chapter 22 verse 29, and this is what it says. Do you see someone skilled in their work? They will serve before kings. They will not serve before officials of low rank. Amen. Dusubira inyuma gato dusome ku gice cya 18 n'umurongo waho wa 16. We'll read chapter 18 and verse 16. Aranditswe ngo amaturo y'umuntu amuhesha inzira akamugeza imbere y'abakomeye. Amen.
Proverbs 18 verse 16 says, a gift opens the way and ushers the giver into the presence of the great. Amen. Ako kantu mugasurinyeho na marke jaune cyangwa marke yifite yariyo Please underline this or highlight it. Amaturo y'umuntu amuhesha inzira akamugeza imbere y'abakomeye. Amen. A gift opens the way and ushers the giver into the presence of the great. Amen. Zaburi ya 96 tudasoma ku murongo wa 7 n'uwa 8. We read as well Psalm 96. 96. Psalm 96. Murongo wa 7 n'uwa 8. Verse 7 and 8. Mwa miryango y'amahanga mwe mwaturira Uwiteka kafite icyubahiro n'imbaraga, mwaturira Uwiteka ku izina rye rifite icyubahiro, muze mu bikari bye muzanye ituro. Amen. Psalm 96 from verse 7 to 8. This is what the Bible says. Ascribe to the Lord, all you families of nations. Ascribe to the Lord glory and strength. Ascribe to the Lord the glory due to his name. Bring an offering and come into his courts. Amen. Turaganira ku ijambo uyu munsi rivuga ngo gusohoka mu mwambaro w'ubukene binyuze mu gutanga amaturo. Today we are going to share a word which says coming out of the clothing of poverty through offering. Gusohoka mu mwambaro w'ubukene kandi binyuze mu maturo. Getting out a clothing of poverty through offering. Amaturo afite uburyo bwinshi dushobora kuvugaho ntituyarangize, ariko ndaza kuvuga agace kamwe. We cannot speak of all the ways of offering, but we are going to take simply one part. Umwami wese akwiriye icyubahiro. Every king deserves his honor. Umwami wese agira amategeko. Every king has his rules. Umwami wese agira amahame. Every king have their instructions. Murabizi ko dufite igazeti ya leta. Do you know we have the official gazette mu Rwanda? Here in Rwanda. Tukava ku igazeti ya leta tukagira icyo twita itegeko nshinga. From official gazette we go to the constitution. Hariho n'andi mategeko menshi ntari buze kurondora. There are even other laws that we may not talk about. Amategeko dufite ku rwego rw'igihugu, the laws we have on the level of the government, agomba kubahirizwa atunyuze cyangwa atatunyuze. We have to abide by them if we want or not. Uyemeye cyangwa utayemeye. You accept the laws or not, they have to govern you. Narinzi ko iyo umuntu yishe itegeko atabihanirwa iyo atarabizi. I thought that if you don't know the law, you won't be punished for breaking it. Ariko itegeko ryose ry'igihugu rihana umwene gihugu n'umunyamahanga uwo ari we wese, yaba arizi yaba atarizi, riramuhana. Every law if broken, you can be punished if you know it or not. Let you be a national or a foreigner. Ndi hano mpagarariye amategeko y'Imana n'ay'igihugu. I'm standing before you, standing for the laws of God and that of the nation. Nukuvuga ngo iyo bavuze representant legal cyangwa se representative legal, baba bavuze ibice bibiri. Representant ara represent igice cy'amategeko y'Imana. Iyo bashyizeho legal baba bashyize amategeko ya leta. If we talk about a legal representative, it means that you are standing for the government and still for the Lord. Illegal na agace k'amategeko ya leta. Legal refers to the laws of a nation. Nukuvuga ngo rero nta tegeko ry'Imana rirengera umukristo wishe itegeko rya leta. So there is no law of God that will speak for a native or a national who breaks the law of the government.
nubwo twasengera umuntu wakoze amakosa Imana ikamutabara ariko iramubwira ngo attention utazongera. Even if we pray for those who have broken the law and they are forgiven, but they are given an attention, please do not do this again. Munyumve neza uyu munsi. Listen to this carefully. Murantega amatwi. Are you ready to listen? Ndi kwifuza ku itorero ryacu dukira tubabakire. I wish for our church to grow and be rich. Abakene akenshi ntibamenya n'amategeko y'igihugu. The poor most of the time don't even know the laws of their governments. Kubera ko imikorere yabo bari nta y'umuntu akennye babivuze ngo no gukora ni ikibazo. Because even their works are really low. When you're rich, sometimes even working is not that good. Iyo rero ugeze igihe cyo guhabwa imigisha utangira kugenda ugongana n'amategeko. So when you start to be blessed, you start going or meeting the laws. Mbaho urugero rwa bugufi. Can I give you one example? Ntabwo Rwanda Revenue igiza gusoresha umuntu udakora. Rwanda Revenue Authority cannot come for tax to someone who is not operating any business. Imisoro ireba abakora, abagira akazi, abatagira akazi se basorera iki? Tax goes to those who are working or who are doing business. If you're not having any of that, why would you pay the tax? Traffic mu muhanda igongana n'abatwara ibinyabiziga bagenda n'amaguru ibafasha kwambuka gusa timutambuka imodoka zitabagonga. Traffic police helps those who have vehicles. Those who are just walking, the pedestrians, are helped to cross the road. Nutunga imodoka uzamenya agaciro ku muhanda n'abapolisi bari mu muhanda. When you own a car, that is when you're going to understand the importance of the policemen around the road. Nutabimenya. If you don't understand it, imodoka uzayitunga igihe gito bayipakire harya bayitanga iki modoka bajya bayipakira. Break down bayitware kubera kutamenya amategeko. If you don't understand the laws that govern traffic, you own that car for a short time, then it will be taken by a breakdown. Ibyo bireba ufite imodoka ariko utayifite ntibimureba. That one concerns those who have vehicles. If you don't have one, you're not concerned. Ndabareba rero mugiye kugira imishinga mukagira amamodoka mukagira inganda hagomba kwiga mbere amahame agenga ibyo bintu kugira ngo uzabirambemo. I see you're going to own businesses, industries, factories and vehicles. Then you have to be ready to learn the principles that are going to govern you. Uyu munsi ufite akaranga muntu kawuzenguruka mu Rwanda ahantu hose ari akaranga muntu gusa wigendera. When you have your identity card, you can go everywhere here in Rwanda. Hari igihe bakakubaza n'igihe batakakubajije ukikomereza tu. Sometimes you're asked to present it or sometimes you're not. Ariko umunsi uzarota inzozi zo kwambuka imipaka hari amategeko n'amabwiriza. But the time you dream of crossing the borders, there are other principles you're going to follow. Kubimenya mbere niyo mahirwe. Understanding it before, it's at your own advantage. Umva mwabakire mwe. You rich men and women, Umva listen. mwabantu bakomeye mwe. You great people. Mugiye gukomera ngiye kubigisha igituma umuntu akomera mu bwami bw'Imana akazasaza akomeye n'urubyara azasigara ugakomera. I'm going to teach you what is going to make you great, and even your offsprings will be great. Ningira amahirwe urabyumva n'utabyumva n'ubundi nta wabwira bose ngo bumvire rimwe. By chance you get to hear this and understand it. Gusohoka mu bukene binyuze mu gutanga amaturo. Coming out of poverty through offerings. Bibiliya yatubwiye ngo The Bible told us Imigani 18:16 amaturo y'umuntu amuhesha inzira akamugeza imbere y'abakomeye yaboroheje. Oya mwasomye Bibiliya? Did you read the Bible? That the gifts takes and ushers the giver be in the presence of the great kings. Ndagira ngo buri wese afate Bibiliya ye. Please open up your Bible. Bibiliya yawe uyifate yabiye muri telefone. Get your Bible. Let it be a physical one or the one online.
hari abantu bamenyereye ko ibitangaza ari ukumusengera gusa ukamurambika ibiganza ukamuhanurira. Ni byiza ariko ibyo biraciriritse biri hafi cyane. Some people think that miracles are through being prophesied over and being prayed, but that is really cheap. Umuntu uzakomera. Someone who will be great yiga kumenya amahame y'abakomeye. Learns the principles of the great. Iyo utayamenye bagusengera bakurambikaho n'agatuza bakanakwicaraho uzaba uciriritse, kuko gukomera ni amahame utayazi ubaho uciriritse. If you don't know the principles of the great, even if they pray for you in whatever way, it's going to be hard for you to become great. To be great, you have to go by the principles. Becoming rich has to follow principles. You don't just stumble and become rich. It doesn't work that way. Is there anyone who wishes to prosper? If you wish to prosper, please raise up your hands. Would you like to grow rich? Ngiye kubabwira ibituma muzakira mukaguma mu bukire bukaba n'umurage mu bana. I'm going to tell you what will make you rich, and you keep that richness for your offsprings and your grandchildren. There is one person. Yafashe amafaranga yaratunze yarafite company ariko ayigabanye n'abandi nka babiri bakaba batatu. Someone had shares in a certain company. Aho yakoreraga bakamurwanya cyane. For those who was working with, they used to fight him. Yakandagira hano bakavuga ati ntabyo urakora ntitukwemerera. When he tries this, they say, no, you cannot do it. We won't let you. Murabizi ko abantu ari abahanga ari abanyeshyari bazi kurwanya uw'Imana ishaka gukomeza. And you know, people are very intelligent and very smart in fighting those who want to become great. Akoresha inama na bagenzi biti tubigenze dute ko mbona ntaho tuzaca. He held a meeting with his stakeholders and told them, I see we are having trouble in growing. Baricara dufite angahe kuri konti. Then they sat and said, how much do we have in our account? Mwabakire mwe munkurikire. You rich men and rich women who are following me. Ibyo mvuga nta mukene wabyumva kandi azarinda apfa umukene. What I'm speaking, a poor person cannot understand it, and that means that person will die poor. Baricara baravuga ati reka dutekereze turebe icyo twakora. They sat and thought of what they can do. Umwami arababaza niko nta bibazo by'abaturage mufite by'ababambuye n'ababahimukiye n'ababarengereye n'ababambuye ntabyo muzanye kuza gushimira gusa no kugira ngo mwerekane ko muri abantu bifuza ko igihugu gitera imbere. Then the king told them, haven't you come to usher in your problem? Have you just brought an offering that will help in raising your country? Batireka da rwose nta mwanzi dufite mu iki gihugu. Umwanzi ntawe, ibintu byose ni sawa, byaraduhiriye twarakoze, icyo tuzanye gusa nukuza natwe tugashyiraho ibuye ryacu. They said we have no enemies around, no one has taken away our money. All that has brought us is to bring our contribution onto our nation. Nta bibazo byabo muburana uje muze kuvuga. Murabizi ko abagira amahirwe yo kubonana n'abami bahita babwira ibibazo niba barengere ababarenganije abateje ibibazo abateje imiraba nibyo bahita bavuga. Reka da barabireka baravuga ati na mahoro mwami, icyo tuzanye n'ituro ryacu ryo gushima no gushyigikira igihugu cyacu. They said we are not bringing any problems. We don't have anyone who is against us. We've just brought our contribution in the development of our country. And the king gave them an account where to put that money. Is there any country that doesn't have an account? Then they put their brick. They went back to their daily work. Numva niki cyabaye abatari bikorwa bari gukora kandi niba ari kubikora mu buryo bwiza. Umwami aravuga ati guhera none ndategetse ahubwo mwe mwabarwanyaga mubafashe babikore neza nibyo batazi mubikore
mubashyigikira abo bantu n'abagaciro mwebwe When they murwanya went abantu back to their usual works, people started shouting and making noise. These people are doing this and that, and it shouldn't be done this way. When the king heard of it, he said, now everyone, support them, work with them, because they are really worthy people. ababarwanyaga mu karere yahise ahamagara guverineri w'intara ati wowe niwe mbishinze kwanza w'intara. For those who were fighting them in their provinces, he called the governor and told him, you have to take charge of this. niba ari inzu mubafashe kubaka, niba ari igikorwa bafite mubafashe, mubayobore, muborohereze kubaha ibyangombwa, babikore neza kuko n'abantu bafitiye igihugu iki akamaro. If they need to build, whatever they need to do, help them do it, because they are people who are useful to this country. ngirira ijambo rivuga ngo amaturo y'umuntu amuhesha inzira akamugeza imbere y'abakomeye. That is why the Bible told us that the gift ushers the giver to the presence of the kings. Rero Now, ituro ry'umuntu your offering, mw'isi the offering of a good person, rigira agaciro it is valuable. mu maso y'Imana, Before God, rigira agaciro. it's valuable. iyo umuntu akora mu gihugu When someone is working in his country agasora neza uko bigenwa n'amategeko, and pays their taxes as they should be, bajya bakora statistique y'abasora neza agasohoka kuri lisiti. they do the statistics and come out on the list of those of the good taxpayers. bajya bakora statistique y'ukwezi n'umwaka agasohoka mu karere cyangwa se mu murenge bakavuga ngo n'umusore n'usora neza, bigasohoka akamenyekana. Those people are known, they come out on the list of those who are good payers. ibyo birazwi yemwe? Is Mujya mubibona? that known? Have you ever witnessed this? ese mwigeze mubona abo mu ruhengeri bahabwa igikombe cy'uko basoze neza barashimirwa? Haven't you ever seen people like from Ruhengeri being awarded because of being good taxpayers? icyo gihe That time, burya babikoze neza baba bazwi, ntibashobora kwimwa isoko mu buryo mpuzamahanga cyangwa se mu buryo bwo ku gihugu. Reka tureke mpuzamahanga no hanze, reka turebe hano iwacu. Burya abo bantu basora neza, burya bahabwa isoko, bagirirwa icyizere, babaha bakavuga ati n'ubundi musora neza, n'iri soko nimurifate, n'aha nimuhafate kuko muri abambere basora neza. good taxpayers cannot fail to get tenders because they are recognized, they are known that they are good taxpayers, so they are given opportunities to work so that they can bring more returns. Ariko abanyereza imisoro But for those who do not pay their taxes, bagenda bihisha. they go when their heads are down. Niyo ahuye n'abantu bambaye baje ati barasi ba Rwanda Revenue, When they meet some people from Rwanda Revenue, they start finding way out to run away. abandi bacuruza bahengeza kugira ngo nibaza begeke inzugi bakubiteho, nibarangiza bashyiraho ingufuri bahita bafunga bakate bigendere gutya, bigire nk'abatanacuruza bati uracuruza ati reka ngewe sindi umucuruzi kandi afite iduka narifite. Some people are always on a lookout to check if the Rwanda Revenue is coming. When they realize they could be around, they close and move out and they say, we are not working, we are not doing any business. Uwo muntu nubwo yacuruza yishe kugira ngo azatere imbere akomere agere ku rwego igihugu kimumenya, biragoye. For that person, it would be hard for them to grow and come to the time when they are recognized and known nationwide. Reka nigarukire mu mwuka mve mu bya hano iwacu. Let's come out from the physical and come back to the spirit. Iyo wakijijwe, When you're born again ukamenya gusenga, and you learn how to pray, ukamenya kwiyiriza ubusa ukareka ibiryo, you know, you start fasting. ukamenya kuririmba ukagabana impano z'umwuka ugahanura ukerekwa n'ibindi wakora z'impano z'umwuka wera. You sing and get other gifts of the Holy Spirit. Ni byiza, It's really very good. ni byiza rwose. It's very good. Ariko niba utari wamenya ihame ryo gutura,
But if you've not learned the principle of offering, kuzatera imbere kwawe ukaba umukire w'umunyempano biragoye. your development will be really hard. Abantu bose bakunda babaha. So many people love to be given. Nubu none iyo duhamagara abantu hano kiriya cyumba cyuzuyemo akawunga n'umuceri, urusengero tuba tubizigana mu Rwanda hejuru. If we're giving out rice and posho, people would be full to capacity in this church. Tukavuga ati itorero ryacu rwose ku cyumweru tariki 19 itangazo hari umuceri n'akawunga abantu mwese muzaze. Aha iporoso mutabona imodoka zigongana kandi igitangaza hazamo n'abafite akawunga bagafite ariko akaza kuko abantu bose bakunda guhabwa ati naje nishake ntwara gace cyangwa ibiro bitanu ariko ndabifata. If we announced that on a certain day we are going to give out rice and posho, you would witness what would happen around. People would come, even those who have the food would still come to collect what would be given here. Ariko kubona abantu avuga ati jewe mumpamagarira abantu muze mbagaburire muze mbambike muze mbaha ibyo kurya nimbarwa bakora ibyo ngibyo. Nubwo abafite byinshi dufite abakire benshi batazi gusaranganya ibintu kandi bafite byinshi ariko abashonji bagoye ku muhanda bangana iki si benshi. There are so many people around who have quite a lot they would share with, but it's hard to find someone who would say, please call those who are needy, please call those who are hungry so that I may give them the food. Murabizi dufite group ijya Kibagabaga gutanga ibyo kurya kubwishyura amadene y'abantu babuze. Mperutse kubona igihe mujyayo mwajyanya amata ngira ngo bizababanye ubusa. We have a group here that visits people in hospitals to take to them some food and pay their debts. I remember last time they had taken some milk, but it seems it was quite little. Abarwayi kwa muganga babuza amata ariko dufite imbwa zo mu bipangu zirya inyama n'amata zigongora inga cyangwa ihene imbwa z'abantu zikarya inyama umurwayi yabuze inyama yo kurya. There are so many patients in hospitals who don't even get milk to drink, yet we have dogs that are entitled to kilograms of meat every now and then. Dufite imbwa zivurwa n'abadogiteri b'abazungu ariko abarwayi babuze imiti habura n'uwajya kuyibishyurira ngo agenda bamenye ari bari kwa muganga. We have some dogs that are treated by white veterinarian doctors, yet there are some people in hospitals who don't even have the facilities or the money to pay their debts. Dufite abantu barara hanze batagira aho barara ariko dufite abantu bafite amazu agerekeranye nandi yubusa ariko barara hanze ni benshi batagira naho barara. There are so many people who sleep out on the streets, yet there are those who have flats that are not even occupied. Ibibazo ni byinshi nyamara bakemura ibibazo bari bahari ariko umutima utanga. There are so many problems and there are those who would have solved the problems, but the giving heart ugira bake is owned by very few. Narindi mukanya kuri televiziyo nigisha gushima Imana. I was teaching about Thanksgiving on TV. Hari genere kwa nyine ngerekwa ni wabo bari mu magu nkabyerekwa nibyo babamo n'iby'Imana izabakorera nibyo bahushije n'intego ariko akafata we wa mugabo arerekwa koko umwe agahamagara ati pastor ndebera ibiri mu cyumba ubonye ari igiki ndeberamo ndeza ndebera mu cyumba hari ukuntu bimeze runguruka mu pastor ubonye iki ndebera pastor. Sometimes I'm blessed and a lot of things are revealed to me, but it's surprising when you are on TV and someone calls to say, oh pastor, please reveal what is in my room, see this, see that. Nanjye nkamubaza usengera ngo rekada nta. Then I ask them, where do you congregate from? Hana ati narabiretse ntabwo ngisenga. They say, I'm out of that now, I no longer congregate anywhere. Barampamagara ari benshi kandi ni byiza. They call me, many of them call me, and that is really good. Ariko ubutumwa bwiza ntabwo bushingira ku byifuzo by'abantu gusa. But the good news does not depend on people's wishes. Hari umwe mbwiye mukanya ndamubwira ntese dore iyo telefone muri guhamagaraho iba muri momo kuko rumva telefone yanjye niyo natanze iba muri momo mushyiraho n'amaturo muture
umwe arahamagara ari iburasirazuba ngo gutura ntabwo byemewe. So I told them, even this line you're using, it's on Momo. You can't even put your offering there. So someone said, but offering is not allowed. Ngimana wayitura iki pastor? Ngo wayihicyo irusha iki? What can you go offer to God? What do you have more than he has? Ndigishije ngize amahirwe arabyumva soza avuga nsengera ariko rero nsengera umwana wanjye ararwaye. Nsengera umwana wanjye ararwaye ariko gutura n'ikibazo. Gutura n'ikigeragezo. I tried to explain to him. He got to understand, and finally he said, okay, Pastor, now can you please pray for my sick child? Uwo muntu nubwo yakira gukira kwe ntacyo bimariye Imana. Such a person may become rich, but his riches or richness may not be of any benefit to God. Babwira akantu munyumve neza. Listen to this carefully. Imodoka natunga dore ikimana irebamo ni kimwe gusa. Abantu nkura ku muhanda barimo banyagirwa bishwe n'izuba nkabashyira mu modoka nkabagezaho bajyaga. Imana impiki umugisha. If I own a car, the importance of that car would be to take people who are stuck on the roads, who are being rained on, or who are hit by the hot sun, to take them to their destination. Inzu nzubaka ubunini bwayo ntacyo bubwiye Imana. Aho Imana izakorwa n'umunsi nzaraza mwabana bameneshejwe batagiraho barara. Abashyitsi bansuye nkabaryamisha. Imana izava ngo inzu naguhaye uri murayivuga mu butumwa bwiza. Ariko kwiryamamo n'abana banyu ntacyo bimariye Imana. The size of my house doesn't matter to God. What matters is how many people are sleeping there. How many have you gotten from the streets to offer them a place where to sleep? Imyenda myiza twambara yabihenze yaba iri ku rwego rw'ikirenga ntabwo Imana izigera ikorera statistique ngiyibare. Ahubwo iyo twambitse abantu, iyo twambitse abakecuru, iyo twambitse abagabo, iyo twambitse abagore bambaye ubusa, iyo twashyiriye abarwayi, iyo twashyiriye imfungwa tukazambika zambaye ubusa, ibyo Imana irabyandika. Ariko iyi nambaye ntahizandikwa n'umunsi n'umwe. Those beautiful and expensive clothes you could be wearing do not count. What counts are those clothes that you gave to the sick, you gave to the needy, you gave to the poor, you took to those who are in need of clothing. Ubwinshi bw'ibyo ngomba gutunga bugomba kuba butekereza gukorera Imana kuva hano mu rusengero gukomeza kugera hanze. How much you may own should base on what you're going to use those riches for, right from church and even outside. Rero urwego rwo kugira ngo Imana igukize ari igukijije utibye, utaroze, utishe, utaraguje, utagiye gushaka izindi Imana bifite amahame. Ndashaka kuvuga kuri atanu ngasenga tugataha. I want to give you the principles of becoming rich from the perspective of God. Harugwa ngo nyirukanira inyatsi ntiye ntabwo igenda. Some people say, please pastor, send away this spirit of loss. Hari inyatsi zanwa n'abarozi iyo turayirukana. Hari n'inyatsi iva mu kudatanga ibyo Imana yavuze. Imana ikagukingira urugi rw'umugisha ikarukinga. Nta mupasiteri warukingura, nta muprofete warukingura kiretse ukoza amahame y'Imana. This spirit of loss, sometimes it's brought by witches. Someone is bewitched, but there is another one that is brought by not doing what you're supposed to do. And if you don't do what you're supposed to do, God closes the door of blessings and it sticks. Much as they may pray over you, it will not go away. Not until you live by the principles. Nkorera kuri mwene se umubwire ngo reka twumva amahame neza. Tell your neighbor that let's hear the principles. Menya amahame ntuzangora mu masengesho. When you understand the principles, it won't be hard for you in prayer. Kuko hari amasengesho dusaba ariko atazatanga umusaruro. There are some prayers we make which will not be productive. Kugira ngo umuntu arye bisaba kabikura hasi akabitami. For someone to eat has to get the food from the plate and put it in the mouth. Iyo atabitamiye baramutamika. If you don't do it yourself, someone will do it for you. Ubwo iyo bamutamitse aba yarwaye. And if they start feeding you, it means you are sick. Rero ibyo Imana itubwira no yarabikoze. What God tells us,
He did it before we do it. Yohana 3:16 kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe. In John chapter 3 it says that for God so loved the world that he gave in his only begotten son. Whoever believes in him will not lack. Nukuvuga ngo kugira ngo imbone yatanze Yesu. For God to get me, he gave Jesus. Mama pastor aravuze ngo abakristo bacu nibahaguruke. Twese turahaguruka. Pastor said that the Christian in this church stand up. We all stood up. Ariko ndi muri abacu ahubwo muri abakristo. You are not ours, but you belong to Jesus. Muri abakristo. You belong to Christ. Nanjye ndi wa Kristo. Pastor as well belongs to Christ. Niko tubyita ngo muri abakristo bacu ariko ntabwo nge nabagiriye ku musaraba. Wagiye ku musaraba Sometimes ni we Kristo. say it that way, but I did not go to the cross for you. Uwo rero kugira ngo atubone turi benshi hari Imana yamutanze iravuga ngo manuka genda bakubambe genda bagukubita inkoni genda bagushyire ku musaraba uzapfa ariko uzazuka. To get us then, God gave out Jesus. He went to the cross. He was crucified. He was beaten. He died. But in the end, he rose again. Ninde muri mwe watanga umwana ufite benshi? Who of you has so many children that he can give one? Please raise up your hand if you can do it. If you have a child that you may sacrifice to be sacrificed, please raise up your hand. Narekeraho ko banamwica namuduhe abo wacu hano mu rusengero ntazongere kugaruka iwawe muduhe. Leave alone being crucified, but just giving that child to stay here in the church. Ntawe. You see, there is none. Urumva ikintu Imana yakoze ko gikomeye? Do you realize that what God did was really very big? Niko Eugene reba gutanga umwana umwe w'ikinege. Imagine giving out one begotten son. Ikavuga ngo genda. And God said, go. Genda bazagukubita ndabizi. God, they will beat you up, I know. None se bazangubita inkoni ati si inkoni gusa. Uzarya n'imikoba bajya gukuraho inyama zikuveho ariko genda nzunguka abantu. It will not only be sticks, but if it's going to be beyond that, but you have to go. Ngo mwijuru habuze uwakora icyo gikorwa n'ikuzimu habura uwagikora. In heaven and on earth, even down hell, there was nobody who was ready for that. Imana iramwohereza. But God sent Jesus. Iramwohereza. He sent Jesus. Paulo yandikira abaroma gice cya 8:32 yaravuze ngo itarimanye umwana wayo w'ikinege ikamuduha ku bwacu twese izaburite kumuduhana n'ibindi byose. Paul, when he was writing to the Romans, he said, if God did not stop giving out that son, how can he not give us him with all other things that we need? Ufite ikintu utazicuza mu buzima bwawe n'ukubana na Yesu. There is one thing you never regret in your life is to live with Jesus. Icyo nicyo watakaza ibindi byose bikaba ubusa. Ugifite Yesu kigendana na Yesu kibana na Yesu ukiryamana na Yesu kibyukana na Yesu ufite icyagaciro. If you have Jesus, you still have him, you really have something very valuable for you. Undi wakoze icyo ni Aburahamu. Another person who did that was Abraham. Nimutekereze munyumve neza. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah yemwe. Hallelujah. 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 Kandi hallelujah. Hallelujah. Nimutekereze reka mbabwira akantu gatoya. Timureba nasengeye abantu benshi. I've prayed for so many people. Ariko abantu ntidukunda Imana cyane ahubwo dukunda ibyiduha. We don't love God that much, but we love what he gives us. Maze imyaka 7 ndi umupasiteri. It's now 7 years when I'm a pastor. Mfite impano yo guhanura no kwerekwa. When I have the gift of prophesying. Ariko abantu mbibabwire mwenda si mwebwe mwe mukunda Imana ariko abantu bakunda iby'Imana ibaha kuruta gukunda Imana.
but I know possibly it's not you. People basically need what they get from God, not they don't love God that much. Imana iragenda ireba Aburahamu iravatereka mugerageze ndebe ko uyu mugabo azaba sekuruza amahanga koko. God tried Abraham to see if he will really be the grandfather of all the believers. Iramubwira ngo Aburahamu mpa umwana. He said, Abraham, give me your son. Mama ke kugiye tuje hanze sinkeneye abantu bajya kwicara muri jardin. Muranyumva mwumve neza mwumve niba mushaka gukira mumenya amahame. Pay attention to this. If you want to become rich, learn the principles. Umwana hawe ni isezerano yari yarahawe kazabyara. That child was out of a promise. Imana irahindukiye ngo mumpe mpa uwo mwana naguhaye. Then God said, now give me back that child that I gave you. Kandi ntabwo ari umwana gusa ngo umumpe gutyo uragenda umushyire ku gitambo umubage ahinduka inyama umutwike. It's not just giving me that child, but you're going to sacrifice him and burn him. Arareba ati nimbibwira Sara aranyica. Abraham thought and said, if I said this to my wife, she will strangle me. Amuzindukana mu gitondo ajyana n'abagaragu n'abaja gusa. Very early in the morning, he went with the son and his servants. Akora urugendo rw'iminsi ngahe Edi 3 kujya ku musozi Moriya. They took three days. They walked for 3 days to go to that mountain of Moriah. Akamureba ninde mwana uraho mumumpe gatoya ndebe. He would look at that child. Ta mwana mutoya. Mumpe umwana mutoya mbereke. Mbahe ishusho y'ibintu tujya dukinisha tubamo mu munyenga ariko imitima yacu itazigera iva ku rwego ngo igere ku rundi kubera imiterere yayo. Uwo ni mutoya ngeneye umukuru ugenda keneye uwo nshyira imbere nkagenda. We need a child who can walk. Urira genda nzanire kara ngwino bebe ngwino uwo mwihorere ari rukaza. There is one there. Ni mumburiya mumpungu uwo yizire munzaniro. Yizire sheri ngwino yizire. Mino mbereke geste ntoya gusa. Muzane mbereke geste. It's going to show you how it looked like. You see this child. Twigira hano imbere iyuririri. Muramwitegereza mwese muramureba. Watch this carefully. Uyu mwana ageza aho aryoheye nyina na se kuko uyu mwana araganira. This child is really sweet because he can speak to his father and mother. Abaza se ngo papa wiriwe he uvuye he wite suzanye iki? He can ask his father, where were you? What have you brought? Imana iramubwira ati Aburahamu. Then God called Abraham. Uwo mwana ufite ari umwe ndamushaka ku musozi kanyarira ujyana inkota n'ingwi umubagireyo umutwike ambere igitambo gihumura neza ngubwe neza. That only child you have to take him to Kanyarira, go slaughter him and burn him so that he may be like a sweet aroma to me. Aravuga ngo mana nta kibazo aramushorera baragenda. Then Abraham said it's okay. He took the child in front of him and they went to the mountain. Umunsi wa mbere ntibagerayo aricara aracumbika. The first day they didn't reach there, they slept on the way. Mu gitondo baracumbukura barakomeza baragenda. The following day they continued with the journey. Umunsi wa kabiri baryama handi batagezeyo. On the second day they slept someplace. Wa gatatu barakomeza bagerayo. On the third day they reached their destination. Aramuboha aramuhambira. He tied him up. Aravuga ngo papa kumpambira niki habaye. And the child said, Dad, why are you tying me up? Arateru yashyira hejuru ku gicaniro yegura umushyo. He got the child and put him on the altar and he got his sword. Aravuga ngo Imana yakunsabye ndakwica. And he said that God asked me of you. Ariko se ntanga wari gutanga nta hene nta ndama kuki ari giye ugiye kwica papa? Then the child said, wouldn't you offer an animal, a cow or a goat or a sheep? Why are you going to slaughter me? Imana yakunsabye. He said, God asked me of you. Azamuye inkota ngakureho ijosi. As he raised his knife to slaughter him, Marayika arahamagara Aburahamu haverekeraho. An angel called from heaven and said, Abraham, Abraham, do not slaughter him. Imana yabonye kwizera kwawe. God has seen your belief. Kuko utanyimye umwana. As you have not withheld your child, ukamutanga nguko namugusabye, and you wanted to sacrifice him as
I asked, uzaba sekuru z'amahanga uzakomera urubyaro rwe ruzangana n'umusenyi wo ku nyanja kandi muri wowe niho amahanga yose azaherwa umugisha. God told him that since you have not withheld your child, you be strong, you be the grandfather of all believers, and in you it's where all nations will be blessed. yerekwa intama atarazi ko ihari ibigitambo asubirana y'umwana. Then he was shown a sheep, a lamb that he didn't know where it was, and it became the sacrifice. turi urubyaro rwande. Whose descendants are we? turi urubyaro rwande. zajya mu mwuka rimwe tuguruke mu kanya gato tube twarigezemo ijuru rya ariko naragowe nuko People think that they will go in the spirit, they fly one time and they reach into heaven. Really? ariko nimutekereze muzaguruka mu kanya gato ngo memwa timuzagenda biragoye. hari amahame, hari amabwiriza, hari principles zigomba kubahirizwa. apana kujya mu mwuka rimwe mu kanya gato ngo wagenda aho uzajya. There are rules and regulations, there are principles we have to follow. Will not just go into the spirit and fly to heaven. ibyo bintu ntabwo nukucyatsa. That is simply motivating people. mbonye abantu baza gutera n'cyumweru kimwe cya kabiri akaba yaryamye ngo Imana itinze kunsubiza. ibaza umuntu ngo Imana avuganye nawe ku wa mbere ku wundi wa mbere itari yamusubiza gusa ati sinzagaruka gusenga Imana hari iratinda. Some people go to the church, they are promised something in 1 week. After 2 weeks they say, I give up. That God takes really long. ntabwo ukirwa uzunguruka ntahandi bishyushye ntabwo mu Mana ari ugushyuha. bisaba amahame uritonda ukumvira Imana igakora ibitangaza. It's not just a matter of getting hot news. You need to learn, you need to understand, you need to listen and put into action. You have to follow the principles. reka mbabaze. Let me ask you. muribuka Yakobo amaze kuvugana n'Imana? Do you remember after Jacob spoke to God? igice cya 28 Genesis itangiriro. When we read in Genesis 28, arushye ababaye agowe nani Esawu amwirukankana ndakwica wo kavuna umuheto we undiriye umugisha ndaguhamba ndakwereka. when his brother was chasing him after grabbing his blessings, he was like, I kill you. yakoze urugendo rw'iminsi 3 atari yagera kwa Nyirarumerabani araruha araryama yisegura ibuye. It took him 3 days before he reached his uncle's place. Then he slept and he put his head on a stone. arota abamarayika bamanuka abandi bazamuka bamanuka abandi bazamuka. He dreamt of angels ascending and descending from heaven. ngo yumva ijwi rimubwira ngo yewe Yakobo we ndi Imana ya so Aburahamu na sogokuruza Isaka ndetse kandi nasugo nise Isaka. maze iramubwira ati ndi kumwe nawe nzabana nawe aho uzajya hose iri jambo reka turisome twumva amasezerano yahawe. itangira 28 reka twirukanye pasome kugira ngo mwumva amasezerano yaherewemo. itangiriro vuduka nirukanye. We are going to read Genesis 28 to hear the promises of Jacob. itangiro 28 umurongo wa 10. Yakobo ava i Berisheba agenda yerekeje i Harani agera ahantu araharara buracya kuko izuba ryari rirenze. yenda ibuye mu mabuye yahara ryisegura aryama arasinzira. 12 ararota abona urwego rushinzwe hasi rukagera umutwe kwijuru abamarayika b'Imana baruzamuka abandi barumanukiraho kandi Uwiteka yarahagaze hejuru yarwo aramubwira ati ndi Uwiteka Imana sogokuru Aburahamu Imana ya Isaka. iki gihugu ryamyeho nzakiguha ubwawe n'urubyaro rwawe. urubyaro rwawe ruzahwana n'umukungugu wo hasi uzakwira iburengerazuba n'iburasirazuba n'ikasi n'ikuzi kandi muri wowe no mu rubyaro rwawe no mu miryango yose yo mu isi ni muri wowe izaherwamo imigisha. 15 dore ndi kumwe nawe nzakurindira aho uzajya hose kandi nzakugarura muri iki gihugu kuko ntazagusiga ntarakora ibyo nkubwiye. Yakobo arakanguka aravuga ati nukuri Uwiteka araha hantu nanjye nari ntabizi. aratinya aravuga terega aha hantu hateye ubwoba. aha hantu nta kindi ni inzu y'Imana. aha niho rembo ry'ijuru. 18 Yakobo azinduka kare cyane kare yenda ibuye yiseguye ararishinga ngo ribe inkingi arisukaho amavuta ya elayo
aho hantu hahita Beteli, ariko mbere uwo mudugudu witwaga Ruzi. Yakobo ahiga umwigati, Imana nibana nanjye ikandindira muri urugendo ngenda, ikajya ibyo kurya n'ibyo kwambara. Nzagaruka kwa data amahoro, Uwiteka azaba Imana yanjye, n'iribuye nshinze nk'inkingi rizaba inzu y'Imana, kandi kubyo uzajya umpa byose sinzabura kuguha kimwe n'icumi. Let's read Genesis 28. Ese kugira twihute mukoresha izo Bibiliya yanyu, nasoma turaza gutindaho. Reka ye kuhasoma tuvuduke mpavugeho gatoya, araza gukomerezaho yikirirwa asoma. Reka mabwire icyo nshaka kubabwira hano. This is what I want to tell you here. Iri jambo dusomye, uyu muntu ararushye, aragowe, ariko Imana imuvuzeho, ahita azana ituro twa tundi yagiye aririra mu nzira, turya yagiye arya, aratuzanye, aradutanze. Dose arasa naho aturi Imana, afata n'amavuta elayo ayasuka kwibuye. Bishatse kuvuga iki rero? This person was tired, was troubled, but all in his troubles, he never failed to give his tenth. And he even got olive oil and poured on that stone. What does it mean? Arashaka kwerekana ko Imana ahaye irakomeye, ibyo yarafite niyo abikesha. It shows that the God he was before is a strong God, and whatever much small it was, it is all from God. Dore twebwe rero uko duteye ntibivamo, niryo jambo tuvuga. For us we feel it won't be enough, it cannot work out. Man, urabizi ko bitavamo. We said that God, you know it is not working out. The equation is not balancing. Urabizi ko bitavamo man. You know it's not working out. It isn't balancing at all. Ko bitavamo. It is not working out. Ukuvuga ngo iyi Imana igutestingira kuri bikeya. If God is testing you, he tries you in small things. Ni wizerwa muri bike uzaba n'umwizerwa muri byi. If your trust was in small things, you'll be trustworthy with big things. Uvomerera abandi nawe azavoma. Those who water others will also be watered back. Ariko uwimana amazi azavumwa na rubanda. But those who do not give water will be cast by people. Murakoze Imana ibaha umugisha. May God bless you so much. Reka turirimba akaririmbo kamwe duhagaze. Let's sing one song as we stand up. Tuyoboremo duhite dusenga. tumye mpinduka witwa umukunzi n'Imana nyir'imbabazi data wa twese nuko ruwiyambuye ubwiza bwose yambara umuvumo wose n'ububi bwanjye yankunze nabibereye narurwa niwe muje n'Imana ubu ndashima ni Yesu zina riryoshe niwe nzirata ni Yesu zina riryoshe niwe nzirata ni Yesu zina riryoshe niwe nzirata yankunze Yesu Yesu zirata ufite ntabwo ajya atinya ntabwo himbazwe ajya ibyiringiro agira byawe ubwoba ubwiho bose yemera ko Himbazwe umuntu Mana wese twizeye. wasenze uyu munsi himbazwe Mana twiringiye data wa twese himbazwe Mana twizeye umwihishure himbazwe Mana twamenye ube mu ruhande himbazwe Mana twakurikiye umwe kumenya amahame Yesu zina riryoshe ubwami bwawe Hey! data wa
twese uduhe kuyakurikiza turasenga kuko Imana ishoboye byose mu izina rya Yesu Kristo uduhe data wa twese kugendera mu ijambo ryawe uduhe no gukurikiza ijambo ryawe rivuga udushoboze Yesu ubanze imitima ibabaye ugenera imitima yihebye ugenera ababuze uko bagira ugenera ababuze uko bagenza ugenera imitima y'ubwoko bwawe icyubahiro cyawe kiganze kuri buri muntu wese urakoze Yesu urakoze Yesu abarwaye imigongo bakire tumushimire uburyo abarwaye mu nda babanye bakire ije bataha Yesu nabo igitinyiro cyawe kibaherekeze mu izina rya Yesu ko tuzongera guhura ku munsi wo kuwa gatatu Yesu ubagenderere zabe ubaherekeze turi kumva impumeko yawe mu mitima yacu zina ritande mazina urakoze Yesu kuko wabanye natwe avuga ngo amazina tugukomeye amashyi menshi tugushimira tugukomeye amashyi menshi tugushimira Yesu urakoze Yesu urakoze mu izina rya Kristo Imana ibaha umugisha mutahane n'Imana kuwa gatatu tuba dufite ibihe byiza ahangaha by'amasengesho duhera saa 4 urarika abantu Yesu aguha umugisha mwinshi tuba dufite ibihe byiza kuwa gatatu duhereye saa 4 Yesu abaha umugisha mutahane n'Imana Imana ibaherekeze mu izina rya Yesu